Hongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagaranye gasani ku neza ye ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda ije gutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 26 mu cyumweru rusanzwe tariki 4 Ukwakira 2025 ubwo duhimbaza Mutagatifu Francis Kwasize. Dore amasomo tugiye kuzirikana aza kuduhuza n'abijuru. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki umutwe wa 4 umurongo wa 5 kugeza 12 n'umurongo wa 27 kugeza 29. Ikomezemo ubutwari muryango wanjye w'Isiraheli ikesha kutibagirana. Mwagurishijwe mu mahanga atari kugira ngo murimbuke, kwa mwarakaje Imana byatumye mugabizwa abanzi banyu. Niko ko mwarakaje uwabaremye mutura ibitambo se kibi nabayo aho kubitura Imana. Mwibagiwe Imana ihoraho yabagaburiye, mutera agahinda Yerusalemu yabareze. Yabonye uburakari bw'Imana bubagwiririye, iravuga iti, baturanyi ba Siyoni nimwumve, Imana yanteye agahinda kenshi. Nabonye abahungu banjye n'abakobwa banjye bajyanwa bunyago, babitejwe n'Uhoraho. Narabareze mu byishimo, ariko narabaretse baragenda, nsigarana agahinda n'umubabaro. Ntihagire n'umwe unyishimaho, njye w'umupfakazi watereranywe na benshi. Ndi mu bwigunge kubera ibicumuro by'abana banjye, kuko birengagije amategeko y'Imana. Nimukomere bana banjye, kandi mutakambira Imana, kuko wabateje ayo makuba azashyira akabibuka. Nk'uko kera mutashidikanyije kwitarura Imana, ubu ni mube ariko muharanira kuyigarukira, ndetse mubikorana umwete, urusi inshuro 10 ubute bwanyu bwa mbere. Koko rero uwabateje ibyago ni nawe uzabakiza, anabazanira ibyishimo bizahoraho. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 69. Uhoraho yumva batishoboye. Abiyoroshya nibabibona bazishima bati, mwebwe abashakashaka Imana murakagwira. Kuko Uhoraho yumva abatishoboye, ntatererane abe bari ku ngoyi. Kuko Imana izarokora Siyoni, ikazasana imigi ya Yuda, bakasubirana bakahatunga, maze abakunda izina ryayo bakahatunga. Uhoraho yumva abatishoboye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Evanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 10 umurongo wa 17 kugeza 24. Muri icyo gihe abigishwa uko ari 72 bagaruka bishimye cyane, bavuga bati, mwigisha, na roho mbi ziratwumvira kubera izina ryawe. Arababwira ati, koko nabonaga Sekibi ahanuka ku ijuru nk'umurabyo. Dore mbahaye ububasha bwo kureba inzoka na za manyenga, nubwo gutsinda umwanzi wese, kandi nta kizashobora kubahungabanya. Nyamara ntimwishimire ko roho mbi zibumvira, ahubwo nimwishimire ko amazina yanyu yanditse mu ijuru. Ako kanya Yezu ahimbazwa na Roho Mutagatifu, maze aravuga ati, dawe umutegetsi w'ijuru n'isi, ngushimiye ko byo wabihishe abanyabwenge n'abahanga, ukabihishura abaciye bugufi. Koko dawe niko wabyishakiye. Byose nabyeguriwe na Data, kandi ntawe uzi Mwana uwo ari we keretse Data, nta n'uzi Data uwo ari we keretse Mwana, n'uwo Mwana ashatse kumuhishurira. Hanyuma ahindukirira abigishwa be, ababwirira uko bati, hahirwa amaso abona ibyo muruzi. Ndababwira ukuri, abahanuzi benshi n'abami benshi bifuje kubona ibyo muruzi ntibabibona, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Iyo ni Evanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungura abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Hari imvugo ya Kinyarwanda igira iti, mbere yo kugaya umudiho w'ubushishi, ubanza kureba itako uri guturukamo. Hari indi mvugo igira iti, udashinga ntabyina. Reba umudiho nyine uturuka mu itako, ukuri iyo foto nyine y'umudiho w'ubushishi uburyo waba uteye. Ni ngombwa rero gutagaya uwo mudiho w'ubushishi bitewe nyine naho uturuka. Amasomo yacu duteguriye aratwerekeza ku ijambo byitwa ibyishimo. Ese ibyishimo bituruka he? Nyine nshobora gukugaya bitewe nyine naho uturuka, naho ibyo bituruka. Aho ibyishimo bituruka, ibyishimo byawe bituruka hehe? Turaza kubona ko ibyishimo by'intumwa bifite aho bituruka ku wamutumye. Uwatumye intumwa nyine niho ibyishimo bigomba guturuka, niyo soko y'ibyishimo. Turaza kubona intumwa za Yesu zivuye mu butumwa, nuko zikishima kubera nde Yesu wazitumye niwe baje kongera guha raporo, bikabatera iki? Ibyishimo. Ukora ubutumwa bwawe neza bitera ibyishimo. Aho ibyishimo byawe bizaturuka. Natwe turi muri nosi, akenshi usanga turiho nabi, dufite agahinda, dufite ishavu, turakaye, tubabaye. Ese wabuze ahantu wakora ibyishimo? Iri somo ry'uno munsi niriza gukurangira ahantu wakora ibyishimo. Ndifuza mbere ukomeza nkubwira ahantu habiri
hari ibyishimo urebe naho jya uva muri aho. Icya mbere ni isoko y'ibyishimo bya hano ku isi. Ibyishimo bya hano ku isi bituruka mu kwishimisha, ariko kwishimisha cyane bikazagukurura ishavu. Ese wasanga nawe uri mu bishimisha gusa hano ku isi? Ibyo ni ibyishimo n'ubundi bita bya sekibi, bya bindi bitaramba, bya bindi bya huti byari bihumye, bikaza bishashagirana, ariko cyera bizagushimuta ndetse no kugushavuza bitavuze kwa kwishimisha, ukumva biraryoshye. Ibya hano ku isi. Hanyuma hakabiri ibyishimo bituruka, ibyishimo nyine bituruka mu ijuru, bituruka ku Mana. Byo biza akenshi by'ivune, umubabaro, agahinda, ariko bikaza inyuma ibyo byose bikubabaza, ariko imbere ugize ute, imbere wishimye, imbere ufite ibyishimo. Ibyo ni ibyishimo nyine bituruka ku Mana. Mu gihe ibya mbere byita plaisir, ibya kabiri byitwa bonheur. Plaisir ni ukwishimisha bya hano ku isi nyine, ariko bonheur ni ihirwe, kandi ihirwe nyakuri uri kumwe n'Imana, ni ukukura ku Mana. Rero uzahirwa n'ibyishimo byawe na bituruka ku Mana. Nanone uzagorwa n'ibyishimo byawe bituruka hano munsi, bituruka ku bantu ba hano ku isi. Ikibazo kize gukureba ibyishimo byawe ubikurahe, nihe haturuka ibyishimo byawe. Turaza kubona ko ibyishimo by'imbere akenshi birangwa n'imvune, agahinda, ibitotezo. Nuko rero ugashikama. Iyo mvune niza kuzanira ibyishimo. Iyo mvune nizatuma koko uramba, umeze neza, umererwa neza. Kubera ko Imana ikunda abantu, byamvuga ya Mutagatifu Padre Pio, Imana ikunda roho iri kurwana, iri no gusaba n'imbabazi, ariko iri kuvunika, iri kurwana. Icyo rero gishimisha Imana yaba nakigeragaho nanjye. Aho ibyishimo bituruka. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Baruki riratwereka uburyo imbaga y'Imana iri mu kaga kubera ko bahemukiye Imana. Ameze nk'umubyeyi uri kurira abana bahemukiye Imana, bagagomera Imana. Birangira babonye icyizere cy'ibyishimo ko bizaturuka ku Mana n'ubundi. Ati koko ari wowe bateje ibyo byago, ni nawe uzabibakiza, anabazanira ibyishimo bizahoraho. Amen, amen, amen. Uwo ninde? Uwo ni Imana. Na Zaburi y'umunsi ya 69 iratwegereza ku byishimo dukomora ku Mana. Ya Mana ijya ku ruhande umunyabyaha, umunyantege nke, wubabaye, ushavuye, aho bagize bati Imana ikunda utishoboye. Imana iri hafi y'utishoboye. Imana iri hafi y'umuntu wananiye kugira ngo ize kumutabara, imuzanire ibyishimo. Umunyantege nke, ubabaye, ushavuye, aho niho Imana ikoze kwigaragaza kugira ngo idutabare. Naho ibyishimo bya hano ku isi byo biza n'ibyushuka biza bidutabara, ariko kenshi bikaza kurangira biri kudutaba. Ese wahitamo ibyishimo bya hano ku isi cyangwa wahitamo ibyishimo by'ijuru, ibyishimo by'Imana? Ivanjiri twazirikanye n'umunsi twabonyemo ibyishimo by'intumwa. Intumwa zivuye mu butumwa, zije zibwira Yesu uko byagenze kose. Yesu azihaye n'ibindi byinshi cyane, ububasha bwinshi, ariko Yesu yongeyemo aka kantu umubyeyi, ugakurikira kandi ugaciho uturongo dutatu. Nawe nanjye turi mu butumwa, kuko utishimira gusa ko roho mbi zatwumvise, kuko utishimira ibitangaza byabaye, ibyo Yesu yadukoresheje n'ibindi byose twagezeho, ibintu byose twabonye, amafaranga twabonye, ibintu twungutse, abantu twungutse, ahubwo kwishimira ko amazina yacu yanditswe mu ijuru. Amen, amen, amen. Yesu arongera guturangira ikintu kigomba kuguharanya buri munsi. Twese nta kindi dukorera usibye ijuru. Iyaba wazirikanaga ko ibyo byose ukora, iyaba ibyo byose wabaga gukora ari bikuganisha mu ijuru, nicyo cyakagombye kugutera ibyishimo. Naho ubundi kubona amakuzo hano ku isi, akagukomera amashyi, akakuvugiza impundu, ingoma ni nyinshi iwawe, ariko nanjye kuvuga mu mutima wawe hari kuvugirizwa induru. Abantu bagakomera amashyi, ariko imbere hari gutambuka amashyira. Abantu bakakuvugiza impundu, ariko imbere ari induru. Ibyo nabyo rero ntabwo ari byo byishimo. Yesu rero akubwira ati ibyishimo nyakuri nuko turi gukorera ijuru. Ijuru kandi naho hari Imana, kuba uri kumwe n'Imana niyo byishimo nyakuri. Rero kuba waba uriho neza, uri kurya neza, uri kunywa neza, umeze neza, ufite akazi gashyushye kameze neza, warize, warakoze, umeze neza, ntabwo biraguha umunezero, ahubwo ushobora kuba udamaraye nta munezero. Plaisir et pas bonheur. Kandi byabaho ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umugabo w'umuherwe yari umukire ukomeye cyane, ufite ibintu bya mirenge, utunze, ufite amafaranga ipusi itasimbuka, warize amashuri menshi cyane, ari dogiteri. Ariko nubwo yari afite ibyo byose, yarize bikomeye, afite n'akazi gashyushye, ngo yari yarabuze ibyishimo. Aho ageze hose afite agahinda, yarya kumva afite agahinda, yakora imirimo akumva afite agahinda, n'umunabi n'umujinya bitabuze byose, umushiha reka sinakubwira, ariko akumva atamerewe neza. Ibintu byose akaba bifite, ariko akumva atamerewe neza. Koko
kandi bijya bibaho. Nuko akajya ashakisha ahantu hose yakura ibyishimo agahabura. Nuko umunsi umwe ari muri relax ari gutembera mu modoka ye yari yiguriye amafaranga menshi. Nuko arimo atembera ngo aza kurabukwa ku nzira umukorodoniye wari uri kudoda inkweto. Amurebye ngo abona umuntu arishimye. Abona umuntu arishimye koko bya bindi by'uko akoze umutima agasesekara ku munwa. Abona umuntu ari gukora imirimo yishimye. Nuko agira amatsiko yo kujya kumwegera koko ngo arebe igituma uriya muntu koko akorera iyo mirimo yishimye kandi koko uriya murimo arashiriritse. Nuko aramwegera aramwitegereza ati koko uyu muntu koko ndabona yishimye. Yabona ko akabona arishimye bitewe n'umwuga we n'ibyo ari gukora. Wa mugabo w'umukire w'umudogiteri ngo aramubwira ati umva rero wa mudozi w'inkweto we, umva nkurikije igihe maze hano kwitegereza hari ikintu kimwe ndi kumva nagukorera uramutse ubinyemereye. Ndi kumva hari ikintu kimwe ngiye kuguha. Ati mbabarira ngiye kugusaba nkuzamure mu ntera. Uzamuke rwose uzamuke. Ujye ukorera mu gipangu cyanjye. Urabinyemereye? Nuko wamukorodoniye ngo aramubwira ati oya ndamutse nkore mu gipangu cyawe nabura ibyishimo kubera ko uyu mwuga nkora nanjye kuvuga n'abakene bangana abakiriya banjye nababura kuko batakongera kwinjira mu gipangu cyawe. Rero hano nkorera ku nzira niho mbabona bakanira n'ibyishimo. Nawe urabizi nubwo uri umukire ariko nta mukire ukunze kudodesha inkweto. Akenshi iyo rucitse nyine arajugunya. Rero icyo gihe nyine nambuza abakene nkabambuza ibyishimo byanjye. Nuko dogiteri yongera aramubwira ati reka nkubwirire n'icya kabiri. None se waretse ukajya uryama iwanjye kugira ngo nanjye mbone kuri ibyo byishimo, hanyuma mu rukerera cyangwa igihe ushakiye ngakuzana mu modoka ngakugeza ku kazi kawe ugakomeza imirimo yawe ariko byibuze waraye iwanjye. Tekereza uburyo nyine umukorodoniye ngiye kubyemera. Ati ndamutse ngiye n'imodoka nta byishimo nagira kubera ko iyo ndi mu nzira ndi kugenda mbura n'abakiriya benshi babandi baza kunzanira inkweto bakampa ibiraka byinshi. Ibyo nibyo bishimisha. Ndamutse ngiye n'imodoka ntabwo nababona abo ngabo nyine baza kumva ibyishimo nanjye kuko nanjye mbikura kuri abo. Rero ndakubeshye ntabwo nshaka kugenda n'imodoka, ndashaka kugenda n'amaguru kugira ngo njye mbone ibi byishimo mpure n'abo ngabo bampa ibyishimo. Wa dogiteri kuko yibaza ukuntu noneho agiye kubigenza nyuma y'aho ngaho kugira ngo nawe abone ibyishimo abone ku byishimo. Nuko ku bwa nyuma bwa gatatu aramubwira ati ngaho noneho ndagutakambiye umbabarire umbwira ibanga ukoresha kugira ngo wishime. Ndemera ngo he n'amafaranga menshi cyane ariko umbabarire rwose umbwira ibanga ujye ukoresha kugira ngo wishime kugira ngo ubeho wishimye bene aka kageni. Nuko wamukorodoniye umudozi w'inkweto aramubwira ati ibanga nkoresha nta rindi nta nubwo nkeneye amafaranga yakuri kubwira reka ndikubwirira aha ngaha. Ibanga nkoresha ni ukwakira abakiriya neza, ni uguhura n'abakiriya neza nkabakira neza nkabavugisha neza nkababwira neza nkabakorera neza ibyo bansabye kubakorera. Nuko rero nkakira icyo twumvikanye icyo nakoreye nta kwivovota nta kwijujuta ngomba ndakishimiye icyo naburonse ngomba ndakishimiye. Ndavunika nkongera nkavunika nkumva biranshimishije nkakira icyo nabonye nkumva biranshimishije. Umukiriya wanjye yaza nkamwakira neza tukaganira neza nkamukorera neza agataha yishimye nanjye ngataha nishimye nkumva ibyo birampagije. Kuba nishimye nkumva biranyuze. Nta rindi banga rero usibye kubana neza n'abakiriya ngakora neza umurimo wanjye abakiriya nabo bagataha bishimye. Nuko dogiteri amaze kumva ibanga ry'ibyishimo ngo afate icyemezo cy'uko azajya yinyuza aho ngaho kenshi na kenshi kugira ngo afate kuri iryo rangi ry'ibyishimo aganire n'uwo mukorodoniye. Tekereza nawe nyine uri dogiteri korodinateri kaza kurangira uri kuganira uri kugisha inama uri gusarura ibyishimo kwa korodoniye korodinateri korodoniye. Nguko uko dogiteri yagize ibyishimo kubera iki guhura n'ufite ibyishimo. Bya bindi by'uko nyine mbwira umujyana ndakubwira uri we, mbwira icyo urya ndakubwira uri we, mbwira umujyanama wawe ndakubwira uri we. Nguwo umuntu ufite ibyishimo n'umwegera nawe uzagira ibyishimo. Reka dusoreze ku tuntu dutatu zo kugufasha kureba nawe aho ujya ukura ibyishimo. Icya mbere ni ikijyanye n'inyandiko ya Kiliziya Gatolika. Inama nkuru ya Vatikani inama ya kabiri mu nyandiko zayo 16 16 documents conciliaires habamo inyandiko ivuga ku buzima bw'abapadiri kwitagatifuza kwabo yitwa Presbyterorum Ordinis. Ikavuga ngo uburyo umupadiri yitagatifuza. Umupadiri yitagatifuza mu murimo akora. Le prêtre se sanctifie en son ministère mu murimo akora. Igihe yigisha ko no kwitagatifuza, igihe ayobora imbaga y'Imana ko no kwitagatifuza, n'igihe atanga amasakramentu atagatifuza imbaga y'Imana. Ubutumwa uri gukora mu butumwa Imana naho uri kwitagatifuza aho habonera ibyishimo. Ibyishimo mu butumwa dukora.
aha kabiri tugomba gushakira ibyishimo mu mirimo dukora, akazi ukora. Ese kajya gakubera ibyishimo nawe? Tekereza nawe uri umudozi w'inkweto, urabizi ko wari udufaranga duciriritse, uri umubaji nka kurya Yozefu yabikoraga ariko akishima we na Yezu na Bikira Mariya. Mbese n'umurimo wawe uko umeze kose uragushimisha? Cyangwa ushaka za promotion ati bampe amafaranga banzamure mu ntera, ariko saba kuzamura mu ntera bagakubuza ibyishimo, bakajya kugushimisha ariko bagakubuza kwishima. Abo nibo icyubahiro kandi abo nibo wohokaho ukabakurikira. Twongeye dutekereza ubushishozi bw'umukorodoniye, uburyo abona icyamubuza ibyishimo akagikwepa. Ikintu cyose cyakubuza kwishima ujye ugikwepa, ukirinde. Umurimo wawe, umurimo nyine n'ugutunze, uze kureba umurimo wo gutera ibyishimo, guhura n'abantu, abakiriya. Nabyo umuhanga avuga ati gusenga ntago ari ukuvuga ndakuramutsa Mariya 10 shapure, kujya mu misa kenshi, ntago ari ibyo kuvuga. Ahubwo gusenga n'umurimo ukozwe neza, iryo naryo ni isengesho. Ukora neza uko nako no gusenga. Umurimo wawe, akazi kawe kagufasha kugira ibyishimo, guhura n'Imana, gusenga uhura n'Imana, gira ibyishimo. Icya gatatu tujye gusorezaho, nka dogiteri ahuye na korodoniye, uburyo bari kuganira kandi akaharongera ibyishimo kandi koko ku buryo bworoheje. Ibyishimo nyine bituruka kuri abo woroheje Yezu Kristo avuga ku ivanjiri. Dawe umutegetsi w'ijuru nishimiye ko ibyo bihisha abanyabwenge n'abahanga, ukabishura abaciye bugufi. Kwicisha bugufi bizana ibyishimo. Uzi ko ushobora kubona amafaranga yakurira amashuri ukaba dogiteri, ariko ukabura amafaranga wagura ibyishimo? Mbese nk'uriya dogiteri wacu haruguru, ushobora kubona amafaranga wagura igitanda cyiza, ukagura amatara nziza, ariko ntiwabona amafaranga ugura ibitotsi, kuko ibitotsi ni ikimenyetso cy'ibyishimo. Kuryama neza mu mutekano, kuryama neza mu mahoro. Uzi ko ushobora kuba ufite amafaranga ukaba warya neza, ukagura ibiryo byiza, ukarya ifiriti, ukarya inyama, ibiryo byiza byiza byiza, ariko ukaba wabura amafaranga ugura peti kuko ntiwayabona nyine. Rero we nanjye ushobora kuba ufite amafaranga ugura ibintu bya hano ku isi, ariko ntiwabona amafaranga ugura ijuru wa mubyeyi we. Ijuru ni ukuvunika, ni ugukora cyane, ni ugukora neza umurimo wawe neza, kuko iyo ukoze neza nyine ni uburyo bwiza bwo guhura n'Imana. Ukora neza ugahura n'abandi, ugahura n'Imana, mukabana n'abandi neza buri munsi. Ngiki kizagutera ibyishimo bya buri munsi. Nitwabura gusoreza ku rugero rw'ibyishimo nk'inyongezo rwa Mutagatifu Francis Kwasize. Umva ubuhamya bwe nawe urahita bugutera ibyishimo. Mutagatifu Francis Kwasize yabanje kuba umuntu utitaye ku by'iyobokamana, mu bibanire n'abandi, ariko akaba umusore ukunzwe muri bagenzi be, kuko yabaga avuze ikintu cyangwa agisezeranyije abandi yaragitunganyaga. Nta na rimwe yicaga amasezerano ye. Muri make yari imfura. Koko rero uwo muntu Imana yitiyemo ishyirwa imwigaruriye. Ngo umunsi umwe rero Francis Kwasize yaje gufatwa n'indwara iramuzahaza cyane. Amacuti ye yose amucikaho, ntiyanamusura. Nuko akitabwaho gusa n'abo yasuzuguraga. Ibyo byatumye ahita afata icyemezo cyo kuyoboka Imana yonyine, akaba ari yonyine akorera. Nuko amaze koroherwa neza, yiyegurira Imana burundu, abikurikirwamo n'abandi bagenzi be 12, bashinga umuryango w'abihaye Imana. Ntawe ashobora kuvuga bihagije uburyo Mutagatifu Francis Kwasize yahaye isi agaciro kayo ku buryo bwose. Yita ku bantu bose ndetse n'inyamaswa z'agasozi akaziha icyubahiro. Mbese ikintu cyose cyaremwe n'Imana akacyubaha. Icyanyuma twazirikana kuri Mutagatifu Francis Kwasize ni uburyo yafataga agaseke. Agaseke ni uburyo yajyaga gushengerera agasenga, hanyuma ava muri chapelle ngo agafata agaseke agiye gusabira abakene, inkunga, imfashanyo. Ibyishimo bye gusabira abandi. Nawe nanjye Nyagasani yahamagaye kuri uyu munsi mukuru wa Mutagatifu Francis Kwasize, tuze kongera kwibutswa ko ibyishimo byacu bizaturukana none mu gufasha abandi, kwakira abakiriya neza, kwa mukorodoniye, tukabaho neza. Dore ko umuntu arubana n'abandi, kubana neza n'abandi ni isoko y'ibyishimo, kuko ntabwo wakunda Imana utabona mu gihe hari mugenzi wawe ubona ukuri hafi, wawundi wanga, wawundi wanze gukunda. Mutagatifu Francis Kwasize udusabire buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.